Iyi nama y'inteko rusange y'urubyiruko ku rwego rw'akarere n'urw'igihugu ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye yari ifite insanganyamatsiko igira iti rubyiruko gusigasira imiyoborere myiza ni umusingi w'iterambere. Kugira ngo ibyo bigerweho, Nyirigira Clarisse umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko arasobanura inzira ziri gukoreshwa. Urugendo kandi urugendo rurakomeje rwaranatangiye mu buryo bwo kwegera urubyiruko. Ikintu cya mbere tubashishikariza gukura amaboko mu mifuka, bagatangira kuri bikeya bafite kugira ngo bagere kuri byinshi. Niba mwagiye mubibona mu bigo twari dufite no kuvuga ngo ama saving group for investment, kugira ngo rwa rubyiruko rufate y'amafaranga yabo make yarufite, noneho bishyire hamwe barebe ukuntu bayabyaza umusaruro. Minisitiri Francis Kaboneka wari umushyitsi mukuru muri iyi nteko yibukije abahagarariye uru rubyiruko ko iyi myanya barimo batagomba kuyifata nk'imikino kuko aribo bazasimbura abayobozi bariho ubu. Ubundi izi nzego wazifata nk'urwego rwo kwitoza, ubu murimo muritoza kudusimbura. Iyi myanya turimo ejo nimwe muzaba muyirimo. So iyi myanya murimo utayifata nk'ikintu cyoroshye. Imyitwarire yawe, imikorere yawe muri uwo mwanya urimo, uko ugaragaza uderivaringa cyangwa upafominga, bigufiteho ingaruka mu future. Niba mwarimu birimo mwumva ko ari imikino, nagiye mbibabwire kiriya uko bimeze. This country is in your hands. The future of this country is in your hands. Umwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye iyi nama yatubwiye ko nyuma y'ibiganiro hari ingamba yafashe zirimo gusigasira ibyagezweho nk'uko babisabwe na Minisitiri Francis Kaboneka. Natwe nk'inshingano nk'urubyiruko no gusigasira ibyagezweho, no kubumbatira umusingi basize baduhaye, natwe tukabasha kuba twafata neza cyangwa se tukarushaho gusigasira ibyo dufite kuko aribo tubikesha. Ubwo bwitange bagize natwe tukabasha kugera ikirenge mu cyabo, duharanira ko igihugu cyacu kitazongera kugira ingaruka mbi cyangwa se ibibazo bibi byahuye n'u Rwanda. Nubwo umwaka utararangira ndetse hakaba hari raporo zimwe na zimwe zitarashyirwa ahagaragara, imihigo yagaragajwe kuri uyu munsi ubuyobozi buvuga ko impuzandego yayo iri kuri 76%.